Reka nongere nguhe ikaze wowe wakoze subscribe kandi nawe utarayikora ukaba uri mushya hano, ndagusabye uhite uyikora nonaha kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi community yacu ishingiye ku izina Global Insight tuyizamure ikure, no tujye dukomeza dusharinge ibitekerezo bitandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe niki Trump yavuze ku bijyanye n'ibiganiro hagati ya Amerika na Iran. Ese hari icyizere twagira kuko ari amakimbirane cyangwa se conflict ziri hagati ya Amerika na Iran bifite ingaruka kuri buri muntu wese, waba ubishaka waba utabishaka, ariko mu buryo buri indirect bubigufiteho ingaruka. Ariyo mpamvu tugomba gukurikirana update ya buri kantu kandi akariko kose kugira ngo tumenye ngo future cyangwa se ahazaza hacu hapfumbatiye iki mu biganza byabo, bishingiye ku banyembaraga cyangwa se ko twavuga bayobora isi, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka turebere hamwe Twitter cyangwa se X account ya Trump yatangaje iki ku bijyanye n'ibiganiro n'ibyo Iran ishobora kuba yemera, cyangwa se niba ibyo iramutse ibyemeye niba hari icyo bivuze kuri administration ya Trump. Reka twifashishe wenda screenshot ukuvuga ngo nkuko turi kubireba twese, Trump hano yaravuze ngo President Trump basically said they will not have nuclear weapons, they're going to hand us the nuclear dust, and many other things that we want. Yeah, but when they agree, it doesn't mean much because the next day they forgot they agreed. And, you know, we're dealing with different sets of leaders. When you talk about regime change, you know, they keep talking about regime change. Well, we got rid of the first regime, we got rid of the second regime, we got rid of most. Reka nongere nguhe ikaze wowe wakoze subscribe kandi nawe utarayikora ukaba uri mushya hano, ndagusabye uhite uyikora nonaha kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi community yacu ishingiye ku izina Global Insight tuyizamure ikure, no tujye dukomeza dusharinge ibitekerezo bitandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe niki Trump yavuze ku bijyanye n'ibiganiro hagati ya Amerika na Iran. Ese hari icyizere twagira kuko ari amakimbirane cyangwa se conflict ziri hagati ya Amerika na Iran bifite ingaruka kuri buri muntu wese, waba ubishaka waba utabishaka, ariko mu buryo buri indirect bubigufiteho ingaruka. Just exposed. Ukuvuga ngo Trump yabigaragaje cyangwa se yabisobanuye ko avuze ngo Iran agree but it doesn't mean much because when they agree the next day they forget they agreed. Noneho nukuvuga ngo we aravuga ngo nubwo Iran yemeye byo bari kuyisaba, ariko ngo ntacyo na kimwe bivuze, kubera ko ngo irabyemera uyu munsi bugacya yahinduye cyangwa se itari kumvikana cyangwa se ariko yibagiwe ibyo yemeye. Ngo we are dealing with different set of leaders. Trump says new offer is far bigger than one part deal. Nuvuga ngo we Trump ikintu cyangwa se ino message ikintu igaragaza nuko ibyo Iran byose yakwemera in case Iran ubuyobozi bwabo budahindutse, nukuvuga kuri Amerika nta kintu na kimwe bivuze. Arongera noneho hano muri statement yo hasi cyangwa se muri paragraph, Iran will not have nuclear weapons, they will hand over the nuclear dust, America will get many other things it wants. Nukuvuga ngo ntabwo Iran izigera itunga intwaro za kirimbuzi. Kavuga ko bazatanga cyangwa se bazatanga buri kantu kose, nukuvuga ngo ubutare bwa uranium bwateguwe cyangwa se buri dust, buri mukungugu wose ujyanye na nuclear
bazawuha Amerika, noneho Amerika avuga ngo izabona n'ibindi byose ishaka. Ahangaha rero urabona ko iyi paragraph ya mbere nangaha uvuga ngo we are dealing with different set of leaders, barimo barashaka, barimo barumvikana cyangwa se barimo baraganira n'abandi bayobozi bashaka kuba wenda bo bakwikiriraho bagasimbura abariho system iriho muri Iran. Ubundi niyo objective nyamukuru ya Amerika yatumye itangira iyi ntambara, akaba ari nayo mpamvu nyine nk'uko abivuga kuri bo nta kintu na kimwe bivuze kuba bakwemera ibiganiro cyangwa se batabyemera, bitewe n'uko intego zabo nyamukuru ntabwo zaba zigezweho in case badahinduye system yose. Icyo bivuze niki? Icyo bivuze nk'uko twatangiye cyangwa se tumaze tubivugaho umunsi ku munsi, ntabwo iyi ntambara ntabwo mu by'ukuri ntabwo ishingiye kuri nuclear weapon, nta kindi kintu ishingiyeho, ishingiye kuri petrodollar system babona ko iri mu kaga, kandi babwiye ko petrodollar system iramutse isenyutse byagenda gute. Icyo twita SWIFT kiyobora isi mu buryo bwa international trade cyangwa se international transaction, icyo ngicyo nacyo cyaba kirangiye, kubera ko idolari yahita ritakaza agaciro, ndetse yamara gutakaza agaciro ubudahangarwa bw'abanyamerika bukagera gute, bugahita bugwa. Ubundi uko mpora mbisobanura kose, Amerika ubukungu bwayo bushingiye ku bukungu bw'abandi, bivuze ko ubwo bukungu bw'abandi idashoboye kubukontorora, ubukungu bwayo buba butagihari, kubera ko niba mubizi neza cyangwa se nk'uko twabivuze, iyi petrodollar niba bamaze kwakira amadolari barongera bagakora recycling, amafaranga bayajyana he? Bayajyana mu cyo twita treasury security. Treasury security ni ukuvuga ngo ni ubu buryo bwo kugurisha za bonds. Noneho niyo mpamvu abantu babwira ngo Amerika ngo ifite amadeni menshi ku isi, ngo ni ukuvuga ngo nicyo gihugu cya mbere gifite amadeni ku isi menshi. Ariko ayo madeni bayabona gute? Ayo madeni bayabona muri dollar recycling. Niyo mpamvu bafite amafaranga menshi y'Abashinwa, niyo mpamvu bafite amafaranga menshi y'Abanyaburayi, niyo mpamvu bafite amafaranga menshi yo muri Aziya yo hagati, bakayabona kuri interest ntoya ishoboka. Kuko uzarebe buriya nubwo tuvuga idolari waruzi ko reprintingwa n'ikigo kiri private, icyo kigo kiri private kikayagurisha kuri leta. Bakayagurisha gute? Bakayagurisha bagura icyo bita treasuries. Bivuze ko bo bagenda bafekinga ubukungu mu buryo bwo kublindinga abantu, bababwira ko bafite amadeni menshi, ariko mu by'ukuri nta madeni bagira. Wibuke ko na ya madeni ariyo bahindukira bakagurizamo ibindi bihugu, bakavuga ko bateramo inkunga, ariko normalement mu buryo buri pratique economically ntabwo bishobora, kuko economy ni ikintu kiri straight forward. Ni ukuvuga ngo nubwo kizamo politike wenda kigasobanurwa mu bundi buryo, ariko ubukungu ni ikintu kiri visible, ni ikintu kiri visible. Nta bukungu buri invisible bubaho, either aho buva haragaragara cyangwa se niba hatagaragara, ni ukuvuga ngo hari ikintu kiri behind that. Ni ukuvuga ngo ikintu nashaka kuvuga iyi video, reka ngire ngufi, nashaka kugira ngo turebe ko ibyo tuvuga umunsi ku munsi ari ingenzi, nk'uko Trump abyivugira cyangwa se abyemeza ubwe, avuga ko nubwo Iran yemeye ibyo bayisaba byose, ariko nta kintu na kimwe bivuze in case batarabona uburyo bwo guhindura systeme iriho muri Iran. Ya muri komenti uduhe ibitekerezo, wowe urumva gute ino situation. Caca, hasta la vista.